Kristo Yezu akuzwe. Marie Clarisse Mukandingo. Reka dufatanye gusoma isomo ryo muri Timoteyo wa kabiri, umurongo wa gatatu, umutwe wa gatatu, umurongo wa mbere kugera kwa 17. Ibyago byo mu minsi y'imperuka. Muvandimwe, umenye neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe by'amakuba, kuko hazagwira abantu bikunda ubwabo, n'abafite inyota nyinshi y'ibintu, n'abirasi, n'abikuza, n'abanyarubwa, n'ibyigomeke ku babyeyi, n'indashima, n'inkorashyano, n'abazirampuhwe, n'abanyamazimwe, n'abandi, n'indakoreka, n'abanzi b'ibyo, n'abambanyi, n'ibishihanyi, n'abamwa amaso n'ubwirasi, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabaniramana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. N'abo ngabo rero urabirinde, ndetse n'ubu bene abo babarimo. Navuga nk'abacengera mu ngo, bagashuka abagore b'abapfayongo, baheranwe n'ibyaha, bagatwarwa n'ingeso mbi zose, maze nubwo bahora baharanira kwigishwa, ugasanga badashobora na busa kumenya ukuri, nk'uko kera Yawesi na Yambure barwanije Musa, ni nako abo ngabo barwanya ukuri, kuko ari abantu bafite umutima ucuramye, ntibagire ukwemera guhamye, ariko ntibazashobora kubikomeza, kuko amaherezo ubusazi bwabo buzatahurwa na bose, nk'uko ubwa bariya bombi bwagaragaye. Naho wowe wakomeje kunkurikira muri byose, mu nyigisho zanjye, mu migenzereze yanjye, mu migambi yanjye, mu kwemera kwanjye, mu kwihangana kwanjye, mu rukundo n'ubudacogora byanjye, mu bitotezo n'ibyago naboneye Antiyokiya, n'ikoraniro n'ilisitiri, mbega ibitotezo nabonye, ariko byose Nyagasani yabinkuyemo. Ni koko abashaka bose kubaho muri Kristo barangwa n'ubuyoboke ntibazabura gutotezwa, naho abagiranabi n'abahendanyi bo ntibazabura kugenda barushaho gukora nabi ubudahwema, bataretse guhenda abandi no guhendwa ubwabo. Ariko wowe gumya kwibanda ku byo wigishijwe kandi wakiriye udashidikanya, uzi neza ubikomoraho, kandi kuva mu buto bwawe wamenye ibyanditswe bitagatifu, nibyo bishobora kukubera isoko y'ubuhanga bukuganisha umukiro, ubikesheje kwemera Kristo Yezu. Icyitwa igitabo gitagatifu cyose cyahumekewemo n'Imana kandi gifite akamaro mu byerekeye kwigisha
no kuvuguruza ubuyobe, gukosora no gutoza umuntu iby'ubutungane, bityo umuntu w'Imana wese akabasha kuba igihame kandi akabona intwaro zimufasha gukora icyiza cyose. Kristo Yezu akuzwe. Timote wa kabiri umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 17 niho twasomye. Umutwe w'ijambo uvuga ibyago byo mu minsi y'imperuka. Koko iminsi ya none, ibihe turimo ni ibihe bitatworoheye, ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye. Nk'uko Timote abitubwira, abantu benshi bakabije ubwikunde, abantu benshi bafite inyota yo gukunda iby'isi, abantu benshi bafite inyota yo gushaka amafaranga, abantu benshi bafite inyota yo gushakisha ubutunzi byihuse. Ariko byose se byaba bitumariye iki tudafite Kristo Yezu? Byaba bitumariye iki tudafite Imana mu buzima bwacu? Isuzume nanjye nisuzume, nirebe ibyo mpugiyeho, nawe wirebere ibyo uhugiyemo. Umwanya nk'uyu nguyu wibuke gufata nk'iminota 5, wibuke gusoma ijambo ry'Imana, wibuke gusenga, kuko iyi si ntabwo ari iyacu, tuyiriho nk'abagenzi. Haranira gukorera isi ntuzayivaho, uharanire gukorera ijuru ntuzaritaha. Reka duharanire kweza imibiri yacu, reka duharanire kweza roho zacu, reka duharanire kwisukura, reka duharanire kwitunganya, kugira ngo tujye duhora twiteguye, kuko ntawe uzi umunsi n'isaha, ntawe uzi imperuka ye. Niyo mpamvu buriya imperuka y'umuntu ni igihe aba atakiri kuri iyi si. Hari umuntu uzi ko imperuka izaza ari nk'ibintu bitunguranye tugapfira rimwe, ariko imperuka y'umuntu ni igihe aba atakiri kuri iyi si. Ni igihe ubyutse ukibona uri mu bundi buzima, utagihumeka umwuka twavuga ko ari umwuka w'abazima. Haranira kweza rero ubugingo bwawe, haranira kweza roho yawe, kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Genda umuvandimwe wawe Marie Clarisse Mukandengo, ninjye ugushishikariza gutunganya ubuzima bwa roho yawe, ninjye ugushishikariza gutunganya ubuzima bwawe kugira ngo ejo hazaza uzabeho mu buzima bwiza. Kristo Yezu akuzwe. Dusabirane.